Hello, mumeze mute nizere ko mumeze neza. Karibu kuri Risi France Lifestyle. Ndabasuje mwese mukomeje gukurikirana channel ya Risi France Lifestyle. Ikaze bwese arisanga nimba uri mushasha nawe turakwakiriye. Utarakora subscribe na kuri subscribe kugira ngo ukomeze ushyigikira ibiganiro mbagezaho ntukajye ucikanwa bijye bikugeraho mu wa mbere. Uyu munsi ngiye kwereka uko twateguraga pilau karimo udushaza mama mureke nari gutamu kabisa. Ngiye kwereka uburyo ushobora gutegura ipilawu rwose mu buryo bworoshye rwose bitagoranye. Pyonda kuri subscribe ze nkwereke uko tutangiye tubitegura. Inyama nazibirije isanzwe, inyama uteka ku ruhande bisanzwe, nta ngenzi kawusha kugira ngo ipilawu itarimo inyama rwose zikawushije, nayo biryoshye ariko zikawushije birushaho rwose bari ubutamu biba biryoshye cyane. Ntangire nzikawushe uko kabisa urishyize ndamba, ndabona yashizemo amavuta menshi ariko ndakomeza ngire ukuzikawushe neza ku muriro uringaniye. Bishyira muri mwinshi ziraza kugira ukuntu dukawusha inyama zikagira rwose zikumagara. Mpamvu hano tuye kuzikawusha zigire nko kuri 80% ntituzitume zigira cyane zumuka cyane kugira ngo zitagagara. Urumva ko rwose nzaza kuba bitameze fresh cyane. Ndaje urabona ko rwose zafashe ibara rwose, ntago zumagaye cyane, ntago nazikawushije cyane ngo zigire. Urabona ko rwose zirasa neza kandi ntago nazigize cyane, nazitetse nagize nko kuri 80% kuzikawusha ku 80% kuzikaranga, zafashe n'ibara ryiza cyane. Ubundi nkire ntangire ikisafuriya ku ruhande nkiremo amavuta, nkokoresha amavuta yindi ukawusha inyama ntacyo bitwaye. Utakoresha ntacyo bitwaye rwose kugira. Ibitunguru nakoresheje ibitunguru 2 n'igice, icy'umutuku kimwe n'icy'umweru, uko ubishaka kabisa wowe wategura uko ubishaka. Kundi ibitunguru by'umweru abakoze ibitunguru by'umutuku, ubundi ukarangemo bukeya, tangira gushyiramo bukeya, kirimo n'amapwavuro naho washyiramo ikuri rushaka. Icyatsi ntayo nayo ifite ariko nizina n'ikigaranye nibyo nakoresheje. Ubundi uvange neza kugira ngo ebana nabyo bifate umwanya nabyo bishe. Ubundi ushyiremo n'ubundi n'itunguru nashyizemo. Abantu mugomba guteka tungurusumu nyinshi ariko ntacyo bitwaye. Tungurusumu nayo ni nziza ku buzima ariko ushyiramo n'agakeya cyangwa ushyiramo nyinshi bitewe kabisa nuko ubikunda cyangwa utanayikunda ntiwanayishyiramo. Dukomeze tuvange kugira ngo nazo zikomeze zishe. Ngiye gushyiramo za nyama nakawushije rwose kugira ngo urabona ko iyo kuno zishizemo natuma umuntu arazikawushije cyane. Icyo kuzishyiramo kugira ngo zikomeze zorohe ntizigire ku ruhande ngo zigagane. Mpamvu ngiye zishiramo akanya. Ushobora no kuza kuzishiramo ndamaze gukora ngo n'umuceri, ariko ngewe nkunda kukatira kuzishiramo ubu ngubu kugira ngo komeze zifate n'ibirungo zikomeze zorohe mo imbere. Ubundi mbange ngiye gukoresha nza pilawu masala. Ibi birungo rwose umva biraharana rwose. N'ikindi guteka gituye mu Rwanda cyavuye. Bino birungo rwose abantu mushaka guteka kirimo na curry, na kurkuma. Ibirungo abantu mushaka impuzo mvuga ati ibirungo nkaho tubibona biraboneka ahantu hose, cyane cyane mu magazi y'Abahinde cyangwa se mu magazi y'Abarabu. Nuza mu magazi y'Abahinde Abahinde no bambara ibirungo rwose bakunda guteka ibirungo. Niyo mpamvu ibirungo byose umva cyangwa se mu abantu b'Abayisilamu bateka nyine bakunda guteka cyane, bateka abantu fresh kabisa, bafite ibintu by'ibirungo kabisa. Nko wabihakura ibirungo biraboneka cyane ahantu hose. Ubundi mbanga ibirungo rwose nashizemo hari kino kirungo cyitwa 4 épices ni narishizemo ntuza n'ibirungo biba bivanze ari 4. Ubundi nashizimbo ubundi ukomeze uvange kugira ngo ubihe umwanya ntuze ibirungo. Nagiye nshiramo utuzi duce kugira ngo ndeke nabyo bibanze bishe. Ubundi nza gushiramo umuceri nyuma kugira ngo nawe ndaje mere nk'ukaranga nyine nkomeze mbange ugereho nawe abantu ufata intuza kugira ngo ibirungo bize kufata. Ntabwo nese nshiramo amazi ako kanya kugira nawe ugomba kubanza ukavanga neza kugira ngo nawe ufate ibara kugira nuza gushiramo amazi yo guteka ukomeze kugumana intuza ibara ry'ibirungo wafashe. Urabona ko rwose bimeze neza cyane. Ukomeze uvange. Umuntu ushaka guteka ipilawu ikaryoha njye muhitamo umuceri mwiza wundi muremure tabana yindi migufiya itabitema, ariko watetse ipilawu ugashyiramo umuceri wundi mwiza wana iza ari fresh kabisa. Niyo mpamvu umuntu uteka ipilawu agomba gutamo umuceri mwiza kugira ngo bize bimeze neza. Urabona ko rwose umuceri wamaze kugira ntiyashiremo akunyu. Ushaka gushyiramo ushaka gushyiramo ibirungo byose ushaka cyangwa usanzwe ukoresha kuri ipilawu byose kabisa biraza kugira. Ngiye ibirungo nakoresheje byaza gutuma rwose bihumuramo. Hari ukuntu umuntu ateka intuzi ukumva guhumuramo akazamo akantu kameze nk'agashariramo nk'akokiramo bukeya gafite n'impumuro mva nziza cyane. Ebana yari iryoshye kabisa. Ubundi shiremo amazi ashyushye umuceri uteka umuceri ukoresha amazi ashyushye
kugira ngo iki niba abantu mwanange mazigiye ubundi hane nteko umuceri nkoresha rice cooker ariko gutekera umuceri kuri nuza kurya kuri gaze nanjye ibintu bibaza kuri nyuzura kuko maze kwimenyereza guteka nuza umuceri nkoresheje rice cooker ariko nta kibazo murabona ko rwose wagize nagiye nongera mutuzu dukeya nago ngize cyamenje nize ko bitema ariko ubona ko rwose wahiye neza cyane ndaje nshyiremo udushaza udashyizemo tudushaza ntacyo bitwaye ariko nubundi buryo umuntu ashobora guhindura ukongeramo ntuza turega ime rwose nabyo biba ari sawa cyane kurya hano gutya wawurya niki ariko ari guhindura nabyo byari sawa cyane iraryoshye cyane umva kandi yanahumura murabona ko rwose naga ari ibintu biri compliqué ni ibintu byoroshye cyane nashyizemo udushaza dukeya naga ari twishi nuko kugira ngo ni nka decor kwabavuga nka decor biragaragara neza kamera urumva urabona ko rwose bimeze neza irahumura yabana gwitushyira ku isano kayirisha intoki nta kindi ugashyira n'agasalade ku ruhande rwose igikombe cy'amazi aho rwose ubundi ukajya cyangwa kava ku ruhande biba biryoshye cyane ubona ko rwose Ipilawu kwitegura ntago ari ibintu bihambaye ufite ibirungo umuceri mwiza rwose ugize biragira ariko n'undi muceri ushaka kubiteka nta kibazo nimbuze kugira uteka umuceri neza udatemye ni sawa cyane ubona ko rwose nta birenze nta bigoyemo biroroshye cyane pyonda subscribe kugira ngo udakomeza gucikanwa n'ibiganiro mbagezaho ukomeze ukurikirane ibiganiro mbagezaho buri munsi tukomeze twige guteka twite ku buzima twiteho muri rusange hano tuyasharinga ibintu byose muri rusange turavuga ntacyo dusiga inyuma ngose twige guteka abantu tazi guteka abagore n'abagabo twige guteka umuntu wese akwiye kwiga guteka rwose kugira ngo dukomeze twite ku magara yacu muri rusange umuceri urabona ko rwose urasa neza cyane abazayiteka bakagerageza muzandike muri commentaire mumbwire ko byari bimeze urumva ko rwose irasa neza iri bye presentable wayakiriza n'abantu nta kibazo mukore subscribe ciao